ikigo nka Arura gifite inshingano zo kunoza serivisi abanyarwanda babona umunsi ku munsi ibintu by'agaciro kenshi kugira ngo babe batekereje n'iki ngiki kuko abanyarwanda ikigo muyobora gifasha bari mu nzego nyinshi zitandukanye. Iyo dusubije amateka inyuma tukibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tubona yuko imwe mu mpamvu cyangwa se icyashimangiye ko jenoside ikorwa hari harimo ubujiji ni ikintu gikomeye. Turabizi yuko ibyo mushinzwe hatarimo uburezi ariko harimo kwita ku bantu ku buryo basobanurirwa ibyo bakora kugira ngo bikore neza. Ibyo bifite icyo bivuga. Abakozi ba Arura rero namwe ndabashimira ko igikorwa mwakigize icyanyu tukaza gucyubahira abacu bashyinguye aha ngaha tukaza gusubira mu mateka yacu kugira ngo dufate ingamba zo kwibuka twiyubaka. Bikomojeho Arura ifite inshingano zikomeye zo kugenzura imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro. Muri iyo mirimo harimo itumanaho ariko harimo n'itangazamakuru, kandi nk'uko twabonye ko umuhate munini jenoside yagize watewe n'itangazamakuru uterwa n'itumanaho. Mu kwibuka twiyubaka rero Arura dufata ingamba ko ibyo twabonye mu kazi dushinzwe tubikumira hakiri kare mu mushya dutanga mu bugenzuzi dukora kugira ngo dukomeze guha icyubahiro abanyarwanda bose bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, tubaha icyubahiro kugira ngo tubereke ko batazimye ahubwo turimo gutera ikirenge mu cyabo kugira ngo tuba amashami bashimye.